kuvuga nitwa Nzirabatinya Modeste, ndi Vice Mayor ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Kirehe. Nkaba nagira ngo mbakire hano turi ni mu murenge wa Nasho, kagari ka Cyambwe. Ubu turi no ku kiyaga cya Cyambwe. Kino kiyaga ni Lake Cyambwe. Hari abantu bayize mu mashuri muri primaire, cyane cyane kubize primaire mu Rwanda. Hakurya hari ikiyaga cya Nasho, Lake Nasho, abenshi bitaga rwa Kigeri, hari abayizi gutyo. Ikindi gice hari ikiyaga cyitwa Rwampanga, nacyo ni ikiyaga kiri mu biyaga biri mu gihugu. Hano hafi turi ku biyaga bitatu. Nagira ngo mbaze muri presentation. Ndi kumwe na executive w'umurenge wa Nasho, umugabo yitwa Emmanuel, executive w'umurenge. Ndi kumwe na agronome Bonaventure yabegeranye. Ndi kumwe na Alexi, cooperative manager wa koperative na Ikugo. Ndaje mu kanya tuyigarukeho. Hari undi muntu wacu turi kumwe navuze, Alphonsine ni community mobilizer wa koperative. Hano rero turi ni ku cyicaro cya koperative yitwa Naiko, Nasho Irrigation Cooperative. Akaba ari koperative y'abahinzi bahuriye ku buso buhuje. Hari abantu bagize amatsiko bamanuka babona hasi ibintu by'ibiziga. Ni ahantu hatunganijwe kuva mu 2015-16 ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda n'umufatanyabikorwa Buffett. Hegitari rero zigera ku 1172 z'abahinzi 2299. Ni ahantu hahingwa mu buryo bwa rotation crops. Uko muzi mu Rwanda dukora rotation y'ibihingwa, ibigori, soya, ibishyimbo. Ubu ngubu dufitemo imiteja na component y'imiteja. Hose huhirwa mu buryo bwo gupompa amazi ku mastation atandukanye ari mu gihugu. Rero twabonye ubutumire binyuze mu ihuriro ry'abahinzi b'icyayi ko muzadusura. Niyo mpamvu twafashe umwanya kugira ngo tubane namwe, amatsika abantu baza kugira bayashire, mutubaze. Nge n'iriya timu mberetse tuze gusubiza. Ubwo nagira ngo ku ruhande nakire n'umuyobozi w'ihuriro tubwire abantu bazanye icyo mutwifuzaho cyo turakizi. Hanyuma ntara muri ijambo nuko bijyanye na wish cyangwa se icyifuzo cyari cyatanzwe cyo kureba uburyo bwo kuhira butandukanye. Dufite uburyo bwa center pivot turi bubone hano, tukagira n'uburyo bwa sprinkler ivanze na hose. Sprinkler ni uburyo bwo kuhira hakoreshejwe ibyuma byo mu kirere byuhirira mu kirere, ariko tukaza kubona no gukoresha power hose, ni ya mipira abantu bashobora gukurura ukora metero 100 wuhira. Ubwo hamwe na bya bitekerezo mufite, twaganiye n'umuyobozi w'ihuriro, muraza kugenda mufata amakuru yo kuvuga ngo kiratubereye, kino kirashoboka, iki ntigishoboka, bijyanye n'ubuhinzi mukora, abahinga mu gishanga n'abahinga ku misozi, hillside plantation. Umuyobozi w'ihuriro kari production gato muze banagira ngo mbaye ikaze. Murakoze cyane nyakubahwa Vice Mayor. Murakoze kuba mwatwakiriye, murakoze kuba mwafashe umwanya wose mukaza no kutwereka amayira, kuko abenshi muri aba ngaba ntitwari tuhazi, ndetse bikatwereka yuko urugendo rwacu shuri ruza kugera ku cyo twifuzaga. Aba rero turi kumwe, aba ni abayobozi mu cyayi. Dukorera mu ntara y'Uburengerazuba, y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Ino ntabwo twahakorera, igihingwa cyacu gitinya izuba, gisa na nyamweru. Hari kondisiyo zose zitujujwe kugira ngo tube twahinga icyayi, ariko aho duhinga naho. Aba rero ni abayobozi b'amakoperative. Aba ni abantu bakora mu makoperative y'abahinzi b'icyayi, harimo abaperezida n'abamanager.
twifuje kuzana abangaba kubera yuko uru rugendo shuri tujemo turashaka kureba icyatubera hariya, kuko muki n'ahandi hose izuba riraduteza umusaruro. Aba rero baje aha ni ukuva mu majyepfo, mu burengerazuba, mu burasirazuba no mu majyaruguru. Ni amakoperative 20 imirima mu gishanga cyangwa se iri hamwe, no mu batuza kugira icyo dukuramo kumva no kudusobanurira byose, kuko ntimuze kurambirwa. Turababaza ubu turi bashya muri uyu mwuga, ni ubwa mbere tubonye ahantu buhira ahantu hangana uku n'amasisitemu yose mufite. Ndakeka ko tukaza tubura idukwiriye, umwe wese areba ahari, yenda mu misozi miremire biraza kuturushya hejuru, ariko nabyo twabireba hari gravitation, dushobora kugira ukundi kuntu twakura amazi. Icyo turaje ishinga rero ni uguhindura sisitemu. Twaramenyereye ngo ikiriraje abantu bati imvura izagwa mu kwa 9 n'ibishaka cyangwa mu kwa 10, ubundi bagakurubaza amaboko inzara igatera. Nk'uko yabibabwiye kugira ngo duhuze amakuru, iyi scheme yubatswe muri 2015-2016, twatangiye guhinga 2016 mu kwa 9 nibwo twateye. Ubwo ni season ya 2017 ihera mu kwa 9 2016 nibwo twatangiye guhinga. Iyi scheme yari yabivuze neza, ni hectare 1172 zose zuhirwa mu buryo bumwe bwa center pivot irrigation system. Hectare zacu zose zuhirwa na biriya byuma mwabonye bya center pivot irrigation system. Dufite ibyuma bigera kuri 63 byose ntabwo ariko bingana. Ikinini kingana cyuhira ku buso bungana na hectare 51, igitoya cyuhira ku buso bungana na hectare 10. Ibindi byose biri hagati aho, ibifite 27, ibifite 32, ibifite 17 nibyo byinshi, ibifite 12 biri hagati ya 51 na 10. Ibyo byuma dufite. Tugira ibindi twita cluster. Amazi yacu twebwe uburyo twuhira, ntago tugira amadamu hejuru ngo twuhire dupampinge kuri damu hanyuma amazi ave kuri damu aze ku mapivo. Dupampinga directly mu mapivo. Dufite amapompe afite pressure ihagije ku buryo amapompe turaza kuyageraho, amazi aca mu matiyo ari munsi agenda direct ajya muri pivo. Ariko mbere yo kugera muri pivo hari icyo twita cluster. Hari collection, hari main pipe, ariko hari na secondary pipe iva kuri main pipe ikagenda ikageza amazi ahantu hagahurira nk'amapivo 3 cyangwa 4. Mbese aho ayo mapivo ahurira tuhita cluster. Naho dushobora kuhagera, naho ni hafi turahagera. Ushobora kumara ibyumweru 2-3 ibigori bitaramunga, ndetse yewe n'ukwezi iyo byumye neza. Ushobora kumara soya, ushobora no kumara amezi 5 nta kibazo iranye. Ubwo rero muri cya gihe cyo gushaka isoko ntabwo bishobora kwangirika. Sibyo ko tutari twagira ikibazo cy'isoko, buri gihe dusarura dufite isoko aho hafi. Hari ikindi rero dukora kijyanye no gutubura imbuto koperative. Ndibuka muri 2018 tugeze kubura imbuto ya soya mu Rwanda hose iba nkeya ku buryo abahinzi ntabwo bahinze soya icyo gihe, ubwo bahinze ibishyimbo bose. Ariko aho twahereye dufata umwanzuro ko ntabwo tuzongera imbuto yose tuzakenera, tuzayitubura abahinzi bacu tuyibahe, isaguka tuyigemurire abandi bahinzi bose. Kugeza ubu ngubu 80% bya soya ihingwa mu Rwanda ivamo hano muri Nasho. Ibishyimbo nabyo rero byari ikibazo, ariko ubu sezishize barabitubuye. Ubu abahinzi bacu bafite imbuto y'ibishyimbo bazahabwa yatubuwe na Nasho, tuzayibaha. Ubu turi safe nta kibazo. Muri make n'ibyo bikorwa dukora. Mu ncamake ibindi yenda turaza kugenda mubibaza tubasubize bitewe n'ikibazo. Ubwo twaza kuca hano tukajya kuri pump, aho muri kureba n'ibindi bikorwa byose. Ugira ikibazo mu nzira yabaza nta kibazo. 800 amafaranga abaturage bayasevinga, ariko ayo mafaranga ntabwo yabitswe. Dufite ubundi buryo tugenda tuyabyazaho umusaruro. Twaguze impapuro mpeshamenda muri beneri n'ibindi. Kwari ukugira ngo igihe umuterankunga azagira exit, abaturage bazasigara bashobora kuraninga iki proje. Namwe
turaza kubiganira naje tujya inama nimumara kureba mukazahitamo imishinga hari uburyo bwinshi kwa approachinga Minagiri dufitemo Sidati dufitemo Saib etc turaza kubijyamo inama noneho habemo nk'uruhare rw'umufatanyabikorwa n'urwanyu ako namwe mutangire muvuge ngo amazi yose ajya ruguru imbaraga ziyageze hano zivuka aha nyuma yacu niho amazi y'ibiri yavuye mu kiyaga harimo icyo twita amafiltre adufasha kugabanya imyanda yinjiramo hano izi ni inzugi zirimo hasi aha ni imikono yo kuba twafunga cyangwa tugafungura impande zombi dushobora gufunga mu gihe dukeneye ko hano dukoramo amasuku cy'umwaka cyangwa se umwaka n'igice dukora izo maintenance hano tugakuramo imicanga yamaze kujyamo iyo amazi amaze kugera hano hatuje niho izi mashini zose muri kubona hano zikurura amazi ziyakura ntabwo zikurura amazi ziyakura mu kiyaga ahubwo ziyakura ahangaha dufite ibice bibiri hariya uruhande mubona ibyo hejuru mubona byo navuga ko ari umukara ni moteri izo twakwita nka pompe zo zimanitsemo hasi zikoze nacyo ni nk'uruhombo hasi uburyo zikoze ibyo bita amaempera agiye atondekanyije imwe hasi indi hejuru iyo iriya moteri rero ibonye imbaraga ikaraga pampu nayo igakurura amazi yego imaze gukurura amazi buri yose yohereza muri iriya tiyo nini mubona itambitse iki gice rero tukita low pressure yego impamvu tukita low pressure ni uko aricyo gitanga amazi kuri kino gice kigana ku kiyaga gifite ubutumburuke bwo hasi tubona hano zikoresha umuriro bwoko ki ni ukuvuga ngo hano dufite ubwoko bubiri bw'umuriro hari umuriro ukomoka ku mirasire ariya murayibona akagira n'umuriro usanzwe twita ngo ni uwa reg sibyo ahangaha dukora mu buryo bubiri hari igice hari haruguru mu mirasire igizwe n'ibice bibiri hariyo nk'uko niyo yari abivuze icyo twita on grid ni igice kimwe gifite megawati ebyiri n'ibice bibiri yose hamwe ifite kuri cluster hari itiyo imwe ituruka ipfiriya nini iyo ihageze hazaho icyo twita joint aho ifatira aho ngaho niho nanone pivo aho twita kuri cluster haba hahuriyeho byibuze amapivo 3 cyangwa se 4 sibyo aho hantu turi kumwe aho hantu yatiyo nini iturutse piriya yihageze ahita hashamikira kandi gato kajya aho twita kuri cluster aho ngaho kuri cluster niho buri pivo iyi ngiyi n'izindi zigenda nazo havaho utundi dutiyo dutoya tuzana amazi hano muri kuyibona aha hejuru igeze hano icyuma ariko mo hano hasi ni plastic ariyo iyi ngiyi iyi rero ntago ari ituruka epfiri aho twari turi ahubwo yifatiye kwituruka epfiri zigira aho zihurira
ari iyi cluster intoya igira amapivo atatu. Iki nicyo twita pivo nyine, sibyo? Intoya iba ifite atatu, ifite abiri, ndavuga ubwo cluster. Iyo ifite abiri, inini nane, ifite amapivo menshi nane. Ni kuri za mpande zombi nababwiye, high pressure na low pressure. Ya mazi rero amaze kujya aje hano, ntago amazi ava kuri cluster agera kuri cluster ahita za hano. Oya, ahubwo hano niba mureba hari insinga z'amashanyarazi. Izi nsinga z'amashanyarazi ni zijya muri kariya box mubona hariya. Kuri cluster nababwiye, buri pivo ifite icyuma kidufasha gufungura amazi kugira ngo tuyemerere kuza hano gikoresha amashanyarazi. Nivuga ngo amazi yose ahagararira kuri cluster. Ariko iyo nje hano umugoronome yamaze kubona ko amazi akenewe n'amazi akenewe kujyamo yayapimye, aha uraza wenda ndi buberekeho gatoya, mbereke hano iyo umaze kuza usetinga ibipimo by'amazi ushaka ko aza kujya mu butaka. Wamara kuyasetinga ukemerera ko ugafungura ka gakoresho kari hariya ukoresheje zino nsinga, uru rusinga rw'amashanyarazi. Ni buto isanzwe nk'uko watsa itara. Niba uyakije uragafunguye ko kahita karekura amazi. Iyo karekuye amazi nibwo ahita azamo akazamuka akahita atangira kujya mu mashini. Iyi mashini yacu ntabwo ihita igenda, irabanza ikagira amazi ahagije mu matiyo kugira ngo utu tuntu twose mubona tuturobine, abahinzi niko bakunze kutwita, twose iyo tumaze kubona amazi ahagije, iyi mashini nayo ifite amazi isetinzeho bitewe n'ahantu iri zigiye zitandukanye. Iyo imaze kubona amazi ahagije, nibwo umutekinisiye uje kwishyiraho cyangwa se umugoronome iyo amaze kubona ko amazi ahagije, noneho ayiha direction ikagenda. Birumvikana? Iyo kugenda rero nkuko muri kubona, mwahoze mubona ko iri kugenda, ikoze ku buryo byo ntago ndi bukigiyemo cyane, ni bibiri tekinike, ikoze ku buryo yikoresha yo ubwayo. Hano niho bikoreye n'utundi dukoresho turi aha tuyifasha kugenda ubwayo isimburana. Imwe iragenda ikarinda indi, byaringanira ikimuka kugeza igarutse hahandi yariri. Aho birumvikanye. Sinzi niba ari ngombwa ko mberekamo hariya, ariko ibyo mbabwiye ni biri hariya. Habaye hari ikibazo nta kibazo, cyaba ari ntacyo. iri kugenda Katwumva ikibazo hano. Kumvikana debi iyi imvura ko nayita ko ari imvura iba regre hariya hirya cyangwa ni muraka. Urakoze. No kuvuga ngo izi mashine zitandukanye mu ngano, ariko debi yazo nk'uko bivuze irangana. Ahubwo igitandukana ni uburyo uyihutisha n'uburyo uyigendesha gake, ibyo bigena ingeno y'amazi ari amazi kwaza kungana aho hantu. Yego, Umuyabara guterera. nibyo nayo ushobora gushyiramo menshi arafunguye. cyangwa se ugashyiramo make ntacyo wakoze. Yego, kuri icyo mwari mubajije, kuvuga ngo izi mashine z'ubwazo nk'uko n'imodoka yaba iki cyose kiza gifite igitabo kigenga amabwiriza yayo n'uburyo ikozemo bitewe n'uwayikoze. Uburyo ikozemo ifite umuvuduko n'urugero, niba ishaka kugenda wenda 100%, ubwo ni ukuvuga icyuma kigira akantu kameze gutya. yego, niko wenda kabafasha hano haba hariho milimetero ushaka ko zijya mu butaka. Yes. Izo arizo zose ziba zifite n'umuvuduko wayo. Right. Ndumva bisobanura. Kureba kuri iyo taburo zikaba zinafite n'amasaha iri burangire izenguruka. Ni ukuvuga hano hari milimetero ushaka gushyiramo, bihita bikubwira na pourcentage uri buyishyireho, hariya hari akantu regera, noneho bigahita binakwereka amasaha izarangira irangije ko cycle. mwavuze rero ko gikora 24/24. Iyi system nayo igakoresha. nicyo nashaka kubaza cyane. birashoboka. Birashoboka. Waba umuriro uhari, amazi ahari, nta bindi. Nta bindi. icya kabiri, yenda muduhe nk'ubu uvuze uti yenda iyi nzira guturuka hariya ku rutoki kugera bitwaye amafaranga Igiciro Ndakeka yuko atabifite nanya butabifite ibyo uzabiduha hanyuma turaza gusaba inkunga yawe. Situation in front of us, and I think it's time we talk it out and forget all the fuss. And if it's
turiya tuntu tweje niko twitwa sprinkler niyo ugiye kugura mu isoko ni kubaza hano rero harimo projet ya SIDA yaduteye inkunga iyi nkunga abana abaturage itanga miliyoni 600 zo gusubiramo uziko twiyorienta wa niwe ubihindura amazi buriya hariya ku matunda akoraho ahindura kugira ngo nahana amazi projet ya SIDA rero igiye gusubiramo kino cyanya 100% ariko banongere n'ubuso bwari hegitari 620 ariko uzagera kuri hegitari 720 bongeye ijana none harimo sprinkler 100% kuri buri murima ariko noneho wanongera ubuso ubu rero ko abaturage baza akamaro kabyo birabavuna urabona ko nk'ubu yari kuvunika ubu dufite icyizere ko nta muntu uzongera kugira gute kurangara hano bazahacungira umutekano so ubwo rero mu buryo bwacu twari bubereke hari center pivot ya Nasho hari uburyo bwa sprinkler na power hose gukoresha umupira uriya ko utahagera wari gukoresha umupira turayizi system turayizi ahubwo ibyo twabaza rero urabona twebwe ni igihingwa kiba gifite imizi ikuze aho urabona ko bivomera utuntu dufite imizi iri hafi kugira ngo amazi azabe menshi yagere ukuntu baregera imvura ikaba nyinshi ahubwo wakuhira igihe kinini uko numva igisubizo cyabonekamo ni nk'uko muri Nasho batubwiye ko pivot kugira ngo igeze amazi hasi itinda ahantu iri kuhira n'iki cyuma nacyo birasaba yuko kimaramo umwanya buriya dusanze aribwo gitangira ubu nibwo gitangira ariko nka nyuma y'isaha imwe hano hose haraba hatose arakomeza akagenda bihindura buriya niwe ugenda bihindura uyu munsi wose wawuduhaye wose kandi umunsi ugenze neza pe uko twabyifuzaga turabibonye ibyo twashakaga twabitweretse ubu hasigaye ahacu twashimye uru rugendo twagize kubera ko ibyo twashakaga byose twabibonye tukaba tubashimiye cyane n'icyicaro cyiza mwaduhaye iyi kipe mubona nk'uko nabibabwiye kare kipe y'abayobozi mu cyayi bari mu bice byinshi cyane bya ruguru iriya ubu twungutse inshuti mwebwe twari dufite inshuti ruguru iriya iwacu ariko turabungutse twungutse akarere kera twungutse akarere karimo abaturage bameze neza se mwabibonyera twungutse akarere badatuye mu manegeka wabibonye Karongi abandi batura ko abandi batura iwacu tuba mu manegeka ntabwo tujya tuba ku muhanda kuriya twungutse byinshi imiturire twungutse n'abantu beza mwabonye isuku bafite abo duhura ku muhanda bose mbese urabona ko nta nzara ihari kandi hari isuku aha rero iwanyu tuhakuye ibyiza gusa turabashimiye ubu twabonyeho umuvandimwe twabonyeho inshuti nyakubahwa visi meya turashaka ariko muzaza kudusura ntibumve ngo dutuye za Rusizi abandi za Mulindi umunsi batubwiye tuzahurira hagati muzaze kandi bizadushimisha mudutumira nizera ko uwo munsi muzaba utubonera ubu mwabaye inshuti mwabaye abavandimwe tuzahorana uruza n'uruza buriya uko abantu baba babyutse mu ngo zabo za saa 10 natwe niko twazinze twitegura kubakira rero uyu mwanya ndavuga mu izina rya komite nyobozi y'akarere ko barabizi ko muri mu karere kacu kubera ko ubutumire ibaruwa igikorwa yoherejwe mu buryo buri officiel tukaba twagira ngo tubabwire ko akarere ka Kirehe ni akarere kagendwa gaturwa kakira abantu bose mu ngeri zose buriya Kirehe ifite uduce twitwa Nyamugari hano turi hitwa ku Mulindi wa Nasho uyu Mulindi ni 3 Mulindi wa Byumba Mulindi wa Kigali n'Umulindi wa Nasho iyo ubaze amazina binaha izo za Nyamugari na za Mulindi zagiye zigira amazina kubera abantu baturuka ahantu hameze nk'aho mwese muzi ubu rero hano turi ushobora gusanga abantu benshi hano muhafite abavandimwe hano hatuye abanyakarongi benshi
Benedict mvuze ngo abanyakarongi bari mu Mulindi baze hano mwasanga hari umuntu utari butahe wahita abona bene wabo kubera iki ni igice cyera uko mwumva hashyushye gutya niko hahora harera haracyari n'ubutaka burya ibice byinshi nta butaka bifite ariko hano ushobora kugura haragurika abantu rero bari kuhagana ari benshi nimba mwanitegereje mwabonye ko hari inzu nyinshi ziri muri construction amatafari abumbye abantu bari ku mashansiye hano hantu haganwa n'abantu benshi kubera ko nyuma ya 82 ubwo tugiye mu mateka twaje tubigana muzehe muri 82 hano hoherejwe abanyarwanda birukanywe i Buganda mu gihe cy'intambara ya Obote barabyumvise nani kabiri bahaje rero harabananira hari igice cy'ishyamba hari intare hari impyisi hari n'isazi yatsetse habananiye rero abo bantu n'inka zabo zirapfa basubirayo basubiye rero za Nyamugari navugaga na za nandi mazina menshi bo bahita baza bahinga amasaka barakira bagira amafaranga ubu ni bafite amafuso bafite ibipangu byinshi n'uyu wa hano nawe avuka mu gice cya Musanze rero bituma haturwa n'abantu baje gukora business abantu ba hano n'abakozi wabonye abantu bafite imipira mu mirima bo bazindurwa n'akazi nta kindi kintu bakora rero twagira ngo mu izina rya Community News tubashimire tubabwire ko uwakenera ubundi andi makuru mwazaduhamagara njye nabonye invitation ndi tayari nzaza murakoze cyane wenda ibindi kubijyanye n'ibyo mwari mwajemo kubera ko mwebwe muri ku rwego rufata ibyemezo byo hejuru muzashyiramo n'abatekinisiye buriya cyane bakore inyigo mubahe guidance ariko bakore n'inyigo barebe ibibabereye abakorera muri zone y'ibishanga abakorera kuri hillside zira tekinike zose barebe ikintu kiri applicable ariko munafitiye n'ubushobozi mu mafaranga ngira ngo kandi umuntu yavuga mu mishahara avuga ngo twebwe ngo mu mishinga badukuyemo nta muntu uva mu mishinga hari igihe uyu nguyu atabyumva ari ministre uyu nguyu state minister akabyumva cyangwa PS ukomanga ahantu henshi burya niko bigera ntimuzacika intege muri sidatingo muri sayipu mukomange mwongere mukomange ikintu kibifasha buriya ni ukuba utagiye imbokoboko burya ibwimutse ariko hari uruhare rwacu ariko nimutwunganira nta hantu na hamwe leta itunganira na PSF leta irayunganira Public Service Federation tujya tubona mu nama z'umushyikirano umuntu mu PSF akavuga ikintu agasaba ko bunganirwa umukuru w'igihugu akavuga ati abantu ariko nimubunganira bafite ubushake mwebwe ntimuzacika intege ngo hari umuyobozi wavuze ngo oya muzakomeze mu pushinga numva rero byari ibyo akarere kacu ni akarere kinjiye mu turere twunganira umujyi wa Kigali secondary cities undi mwageze Nyakarambi umujyi ukomeye igice cy'umujyi wa Nyakarambi ni umujyi munini ukomeye ufite kaburimbo ufite imihanda yo mu makaritsiye yakoze kaburimbo ufite vibrance ikomeye tukagira n'igiciro cya Mahama buriya akarere kacu karimo 57 by'impunzi kugira ngo nk'abantu ntibara ba Gicumbi bari hano inkambi yaho yarashemwe bose bimukira hano Mahama ni ikindi gice tutagiye kigana Tanzania rero ni akarere karimo projet nyinshi imishinga myinshi rero tubahaye ikaze muze muture mugure ibibanza nabonye ko hari n'ibiryo murakoze ibindi turabifuriza urugendo rwiza nagira ngo nababwire ko urugendo rwanyu ni urugendo umuyobozi w'intara y'Iburasirazuba azi gavana uyu mwanya ari kumbaza uko mumeze ubu rero umuntu wa nyuma sinzi ngo ndamenya ari inde munze gutanga raporo ivuga ngo umuntu wa nyuma ageze mu rugo twebwe turayimuha ariko ndakomeza mvugane na chairman aba bagabo nibambwira ngo umuntu wa nyuma agezeyo ngo nanjye ndatanga strip uko mushyitsa amahoro murakoze rero turutse muri koperative Kubacyamu koperative y'abahinzi b'icyayi iherereye Kitabi Nyamagabe ariko mu buryo bw'urugendo twaje turi ihuriro ubwo ngendeye koperative ariko twahagurukanye n'amakoperative yose y'abahinzi b'icyayi yo mu Rwanda urugendo rero twararwifuje cyane nk'abahinzi b'icyayi
kuko twumvaga yuko hari ahantu rwose bafite uburyo bugezweho bwo kuvomerera ibihingwa, icyo gihe bikabaha amahirwe yo guhinga sezo zose umwaka wose bakawuhinga. Ko twabisanze twaje tugera muri Kirehe aho twabonye uburyo bunyuranye bwo kuvomerera, hari uburyo bwa kijyambere, hari ubuciriritse ndetse hari n'ubwo wenda twabonye hamwe na hamwe aho bafata umupira mu ntoki bavomera. Twabonye rero uburyo butatu bwo kuvomera, ubwo ni ahacu ho kugenda tukareba, tukabishyira mu nyigo, tukabyiga cyane, tukabinoza, tukareba ubwatubera, ibyo birumvikana bukagendana n'amikoro tuzaba dufite. Nk'uko icyayi kizwi, umusaruro wacyo ni amababi atoshye, amababi meza, nk'uko tubigira mu mvugo yacu ni amababi abiri n'umwumba. Ibyo rero bisaba icyayi gitoshye, gitohagiye. Imbogamizi rero duhura nayo ari nayo mpamvu twahagurutse muri iki gihe, iyo izuba ritangiye kuva ibibabi bitoshye ntibiba bikibonetse. Ibyo bigabanya umusaruro, bikagabanya na karite. Cya cyayi kigera ku isoko bagashima uburyohe, iyo dutangiye gusoroma duhatiriza ibyatoshye ari bikeya, bigabanya n'uburyohe bw'icyayi. Twagera ku isoko tukajya inyuma mu masoko, kandi ubundi bizwi yuko icyayi cy'u Rwanda kiza ku myanya y'imbere. Twaje rero twahagurukijwe no kugira ngo turebe icyo twakora kugira ngo na cya gihe cy'impeshyi tubone bya bibabi nk'uko tubibona no mu bihe by'imvura, kandi twasanze bizashoboka. Kuri Tayari TV ndagira ngo uri umwe mu bantu bari bari muri uru rugendo shuri, kugira ngo mutangire mutwibwira, munatubwira aho muturutse, muri make unatubwira icyizere mutahanye. Murakoze cyane. Amazina nitwa Kayigira Vincent, naturutse mu karere ka Rusizi nk'umuyobozi w'ihuriro ry'abahinzi b'icyayi bo mu karere k'Impara. Nk'uko warumbajije, twavuye iyo i Rusizi tuje gukora urugendo shuri hano mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe. Bwari uburyo bwo kugira ngo turebe ikoranabuhanga ryo kuhira ibihingwa uko rihagaze. Mu byo tumaze kubona rero mpabonye ibyiciro bibiri, nubwo bihenze cyane mu buryo bukabije, ariko harimo kimwe muri byo umuntu yabonye ashobora kuba yakwigondera, hagendewe na kuri contribution z'abahinzi bagira, wenda na leta yaduha nkunganire bikagenda neza. Ariko uko biri kose njyanye icyizere cy'uko ibyo mbonye bishobora kuzashyirwa mu bikorwa, wenda si none cyangwa ejo, ariko bizakorwa byanze bikunze. Harimo icyizere gikomeye cyane ko twabonye umusaruro bitanga, tubona uburyo bakoresha mu kuhira ubutaka, kandi igihe cyose bagahora bameze nk'aho ari mu mvura. Tubona ari ibintu byiza ku buryo gushaka ubushobozi bwo kubikora twavanye icyo cyizere, kandi turumva dufite ubushake bwo kuzabishyira mu bikorwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari abantu basa nk'aho wenda bacika intege baramutse bumvise ko izi mashini zikoresha amashanyarazi, cyangwa se wenda hakaba n'aho bakoresha mazutu cyangwa se n'ibindi. Mwe ntabwo byabaciye intege? Murumva hari mu byo mwarebye, murumva hari uburyo mwungutse mushobora gukoresha kandi mukabona bishoboka? Murakoze. Ngira ngo twabonye ibyiciro bibiri. Igikomeye kurusha ibindi ni kimwe, nk'aho twasuye tubona imashini zihari zishobora kuba zihenze, ariko burya abantu uko byagenda kose iyo bashatse barashobora. Ariko ikigoye kurusha ibindi ni ukubona icyo navuga ni nk'abantu abatekinisiye bashobora gukora muri biriya bintu, ubona ko ari ibyuma bifite agaciro kari hejuru cyane, kandi bishobora kuba bifite n'uburyo bikoreshwa mu ikoranabuhanga rihambaye. Ariko ibindi byo uko byagenda kose amafaranga si make, ni menshi, ariko nabyo ngira ngo umuntu ashobora kugenda arundarunda, wenda ntibikorwe none cyangwa ejo, ariko bikaba byakorwa bikaba byatangira kuduha umusaruro. Kandi ntekereza ko ayo mazutu n'amashanyarazi uvuga, iyo ubikoresha, mu kinyarwanda baravuga ngo utabonye igisohoka ntabona ikinjira. Bivuze ngo rero n'ibyo ubu konsoma uko biri kose biba bifite icyo bigiye gukora, bizazana umusaruro kandi ukaza uza gukemura cya kibazo cya bya bindi wadepanshije. Muri make uravuga uti niba bo mu rusenda babikoresha cyangwa no mu bindi bihingwa n'inyanya, ntabwo mukeye namwe mwananirwa kubikoresha mubone inyungu? Uko niko kuri rwose. Icyayi ntabwo umva, icyayi n'amafaranga tukibonamo kituzanira amadovize, gifite akamaro kanini ku gihugu. Ntekereza ko na leta nyine igomba kugira ikidufasha, ariko nubwo itanabikora, uko biri kose umuntu yiyemeza ibintu ashingiye ku nyungu abona yavamo. Reka dusoza noneho, hari urwego rwa federasiyo y'icyayi mu Rwanda
mwahurijemo umugambi kugira ngo mubashe gutegura uru rugendo shuri, ni ubuhe butumwa wabagenera? Akandi kabazo wenda ku rwego rukuru nka minisiteri ishinzwe ubuhinzi, ukurikije ibyo mubonye muri uru rugendo shuri n'agaciro k'izi mashini, ubona ubuhe butumwa cyangwa se icyifuzo wabagezaho izo nzego ebyiri? Murakoze. Reka mpere kuri federasiyo nk'urwego rudukuriye. Ngira ngo ni urwego rudukuriye ariko ruba rureba kure, kuko buryo umuntu yari umuyobozi iteka ryose areba kure. Uru rugendo rero ubutumwa nabaha nuko nabanza kubashimira ko bateguye urugendo neza kandi rukaba twarukoze mu buryo bukwiye kugira umusaruro cyangwa se bugire icyo bifite icyo byatanga mu makoperative tuyoboye cyangwa no mu mahuriro tuyoboye. Muri make rero numva nabashimira uruhare rukomeye babigizemo ndetse no kureba kure kugira ngo tukunde tuzamure umusaruro tujya tuvana mu buhinzi bw'icyayi. Kuri gahunda ya leta cyangwa se Minagri, ngira ngo nacyo wari ukimbajijeho, nasaba Minagri cyangwa se ubuyobozi bwite bwa leta, kuko minisiteri n'ubundi ikorera muri guverinoma y'u Rwanda, isanzwe ari umubyeyi kandi n'ibyo tuba turimo dukora ni uburyo bwo gufasha abaturage kuzamuka mu mibereho myiza, ari nako n'igihugu tugiteza imbere, kuko icyayi kijya mu mahanga kikazana amadovize menshi. Nasaba rero ko Minagri yagira icyo ikora kugira ngo natwe buriya buryo tubukoreshe, noneho umusaruro ujye utubana muke mu gihe cy'izuba, tujye duhora dufite umusaruro ufatika nk'uwo tubona mu gihe cy'imvura. Numva ari ubwo butumwa natanga muri rusange. Urakoze cyane. Murakoze namwe. Ubundi nge nitwa Nzabonimpa Maisha, nkaba ndi visi perezida wa koperative Sobute ihinga icyayi muri Rulindo, Gicumbi na Burera. Tukaba dufite icyicaro aho bita Kinihira mu karere ka Rulindo. Muri uru rugendo shuri rero harimo amamashini ahambaye yo ku rwego rwo hejuru. Hari navuga ko hari, niba nakurikiye neza nabonye harimo nk'ibyiciro nka bitatu. Hari ikimashini kinini cyane gifite amapine, hari utundi turi hagati, hari n'aho bakoresha imipira. Mu bushobozi bwanyu ubonye ari ubuhe mubona mushobora kwishyikiraho mu gihe cya vuba cyangwa se mu gihe kigufi gishoboka? Ubundi uru rugendo shuri rutubereye gukarisha ubwenge, cyane ko muri koperative Sobute natwe twagerageje kuhira, ariko twakoresheje amamashini akura amazi mu miserege minini dufite akuhira mu cyayi. Ibyo twabonye aha ngaha rero n'ubundi ni ibintu bikomeye, nakwita ko bikomeye, uretse ko ni byiza kandi mbona bitanga umusaruro uhagije. Gusa nako icyo tugiye gukora nk'abahinzi bo muri koperative Sobute, tugiye kureba muri ubu buryo uko ari butatu bwo twahitamo butubereye kandi dufitiye ubushobozi, cyane cyane nk'abahinzi bacu, kuko ikigaragara ko ubu iri yuhira ry'ubutaka, kuhira ku zuba ari ibintu biba bikeneye kugira ngo twongere umusaruro muri koperative yacu. Mubona muramutse mubikoze ugereranyije n'igishoro mwakoresha mu byo kuhira n'umusaruro mwavanamo, mubona mutahomba? Aho ho naho tugomba kwiga, niho tugomba gufata abatekinisiye bacu ndetse n'abahinzi bacu, tugakora inyigo ikwiye kugira ngo turebe ko niba ko byabyara inyungu bitavuyemo igihombo, kuko ntabwo umuntu yakorera mu gihombo ngo bishimishe umuntu. Buri wese aba ashaka inyungu, ariko igikenewe kandi cyagaragaye nuko uku kuhira ari ingirakamaro kugira ngo tuzamure umusaruro. Mu by'ukuri baravuga ngo akababaje umutima nyine kazindura amaguru. Yego, nicyo cyabazinduye nyine muza kureba, mugiye gushyira abatekinisiye wenda babikurikirane. Ariko hari ubundi buryo wenda buvugwa bwa nkunganire n'ibindi byo murabitekerezaho iki? Uburyo bwa nkunganire twaranabukoresheje, kuko tugura amamashini imbere habaga ariho nkunganire, turabikora. Uretse ko ingorane zaje kuvukamo nuko moteri twakoreshaga zakoreshaga esansi, igiciro cya esansi kizamutse bituma abanyamuryango bacika intege. Ariko ibi biragaragara ko hakoreshejwe ubundi buryo, uretse ko nubwo mbona buhenze, bizatuma abahinzi bacu babyitabira. Uvuze neza, uherukiye rwa Ferwakote twari kumwanga mu rugendo shuri nabwo wararuteguriye. Icyo turo gusaba izo nzego ni ukudufasha kumanuka gasanga abahinzi bacu aho bari mu makoperative, bakadufasha gusobanurira abahinzi iby'urugendo shuri n'ibyiza by'iriyuhira ry'ubutaka kugira ngo tubashe kongera umusaruro. Tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo n'abahinzi bacu bo ubwabo nabo bamenye ibi ngibi, hanyuma natwe tuba twakwitabira iki gikorwa cyo kuhira kugira ngo umusaruro wacu wiyongere, cyane cyane muri iki gihe cy'impeshyi tubura umusaruro. Urumva utahanye morale cyangwa ucitse? Morale ndayicuye rwose, nkurikije ibyo mbonye n'ukuntu kuhira
hano muri kano karere ka Kirehe ari ibintu biteza abaturage imbere kandi bimeze neza. Nkurikije ibihingwa twabonye cyane cyane nka kiriya gihingwa cya soya, njye nahoze mbivuga kandi wabona ari icyayi kimeze gutya kiri kubona aya mazi kiri kuhirwa, umusaruro wacu wamye kuba kurenga 100%, ariko ubu ngubu kuri izuba dufite umusaruro ugiye kugera kuri 40%, numva ko nta musaruro dufite. Turamutse rero tugeze kuri ubu buryo bwo kuhira bizadufasha kuzamura umusaruro. Iyo tuzamuye umusaruro tuba tubonye nanone abahinzi bacu babonye amafaranga menshi, kuko gahunda zacu no kugira ngo umusaruro wiyongere, umuhinzi nawe abone inyungu nyinshi mu buhinzi bw'icyayi. Murakoze namwe binyamakuru.